Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Abakorinto ba mbere gice cya 7 murongo wa 12 kugera kwa 13. Ariko abandi bose jya ubabwira n'umwami wacu. Mwene data niba afite umugore utizera kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe ye kumusenda, kandi umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda kugumana nawe ye kwahukana n'umugabo we. One time this little woman had received the Holy Ghost. She was a very sweet little person. She said, well, she had a hard life and her husband was an alcoholic. Igihe kimwe wa mugore muto yari afite yari yarakiriye umwuka wera. Yari umugore muto utuje cyane. Aravuga none yari yaragize ubuzima bugoye, umugabo we yari umusinzi. She just kept on. She bore with him. You want to go to church, honey? Take it off. And I went out to swim down the old brown derby down here. Going on, so they hung out down there all the time. It used to be Bonifer's. Many of you old timers remember when Bonifer had down the corner. It's called brown derby now, I believe it is. Nuko kubw'ibyo agahatiriza gusa yaramwihanganiraga. Aravuga ati niba ushaka kujya ku rusengero mukundwa jyayo, ariko njyewe ngiye handi mu runywero muri brown derby hariya igendere. Nuko bamariraga igihe cyabo cyose aho. Byari kera kwa Bonifa. Ahangaha benshi muri mwebwe abakuru muribuka igihe Bonifa yari afite aho mu bwihugiko bwa hitwa ubu brown derby, niko ntekereza. So hanging around down there, and the first thing you know, one night come up question about church, about Christians. One of the old drunks sitting there said, there ain't no such a thing as Christians anymore. Kubw'ibyo mu gihe bamariraga igihe cyabaho, ikintu cya mbere murabizi umugoroba umwe ikibazo cyaravutse kugerekeye itorero n'abakristo. Umwe muri abo basinzi bo kubabarirwa wari yicaye ngaho yaravuze aravuga ati nta bakristo bakibaho. There is no such a thing. Oh, this bunch of hypocrites said see my ear smoking, drinking, doing the same thing that we do. Aravuga ati nta bakiriho kagatsiko k'indyarya gusa, ariko avuga murababona hano banywa itabi, banywa kandi bakora bimwe natwe kandi said call themselves Christians. There is no such. This one drunk raised up and said just a minute. There's one that I know about. Said who is it? Said it's my wife. Akita umukristo ntibikibaho. Umwe muri abo basinzi arahaguruka nuko aravuga ati sigaho gato hari uwo nzi. Baramubaza bati uwo se ninde? Aravuga ati ni umugore wanjye. Urabona? See, she becomes salty. He's tested all the time. He said, I bet she's put to the squeeze. He said, no, she's still a Christian. I'll prove it to you. Yari yarahindanye, yakiraga ibyo igihe cyose. Undi aramubwira ati ndarahiye yuko wamushyira mu kigeragezo. Arabasubiza ati oya, aho ari umukristo. Ngiye kubibereka. But I tell you what, let's do. Let's go up home. I'm not sure where she's Christian or not. So let's go up home and now let's really be drunk. We're going to act like we're really drunk. Aravuga ati ngiye kukubwira icyo tugiye gukora. Tujye iwanjye kandi ndabereka niba ari umukristo cyangwa atari we. Tuzamuke imuhira. Niko yavuze. Maze rero tuze kwisindisha. Turamera nkaho mu by'ukuri turi abasinzi. Knocked at the door and come in staggered over everything and flying the chairs turn around this way and everything. And akomanga ku rugi barinjira bagwirirana bikubita kuri ibyo byose bahutaza ibintu byose ati kuki mutaza mukicara aha n'ibindi byose. Nuko abaha bose icyicaro. She set him all a chair and his guests, you know, and tried to make him as welcome as could be. He said, I want you to fix us some supper. And so they bari abatumirwa b'umugabo we uko mubizi, kandi agerageza kubakorera nanone ukubakira kwiza uko ashoboye. Aravuga ati ndifuza ko udutegurira ifunguro rya nimugoroba. She went out and fixed it and said, we want ham and eggs. He knew they had it, so they fixed the ham and eggs. When he got to that table, he looked at him like that, picked up his plate and slammed the stuff on the floor and said, you know I don't like my eggs like that. Come on boys, let's get out of here anyhow like that. Kubw'ibyo asohoka kuri tegura. Aravuga ati turashaka inyama y'ingurube n'amagi. Yarazi ko bari bafite ibyo, nuko abategurira inyama y'ingurube n'amagi. Igihe agiye ku meza arabyitegereza gutyo aterura isahani ye maze acunshumurira ibyo ngibyo hasi arabimena. Aravuga ati uzi neza ko atari uko nkunda amagi yanjye. Twigendere sha rwose dusohoke hano.
gutyo. Like that, they went out and sat down like that, you know. She came out, she said, "Dear, I'm sorry I didn't get them fixed. I'll fix them over for her." Oh, nonsense! You don't even want them that way in the first place. Barasohoka nuko baricara gutyo, murabizi. Nuko arasohoka aravuga ati, "Mukundwa, babajwe nuko ntabigezeho. Ngiye kugutegurira ibindi." Aravuga ati, "Oh, ntacyo uvuga mbere na mbere, uruzi ko ntabyifuzaga gutyo." Just carrying on like that. They went out there and sat down and acted like he was drunk. They heard her in there kind of snubbing to herself, singing real low voice. Yitwara atyo. Barasohoka baricara kandi bamera nkaho ari abasinzi. Bamwumva aho imbere aririmba mu ijwi riciye bugufi nk'ushavuye. Must Jesus bear the cross alone, all the world free? There's a cross for everyone and there's a cross for me. Ati Yesu agomba kwikorera umusaraba wenyine gusa kandi isi yose ikagenda ibohotse. Hari umusaraba wa buri wese kandi hari umusaraba wanjye. This consecrated cross I'll bear till death shall set me free. One drunk looked at her and said she's a Christian. Umusaraba w'umugisha nzawikorera kugeza ubwo urupfu ruzambatura. Umwe mu basinzi yitegereza undi nuko aravuga ati, "Ni umukristokazi afite ikintu, hari icyo afite." That little woman led her husband plus these others to Christ that night. Why? Just be real sweet. Just remember, he knows all about it. Kuri uwo mugoroba uwo mugore muto ayobora umugabo we ndetse n'abandi kuri Kristo. Murabona? Kubera iki? Murabona? Mube gusa abatuje cyane. Muribuka rwose ko azi byose kuri iyo ngingo.